yake episode ni kabiri. Bimeze bite? Amavideo yakomeje gukwirakwira. Hano hari abari kugenda bagaragaza amavideo abana baninyuzuraga abandi uko ikigo cyabahagurukiye ishami rya Menedic ari kugenda birwanya ryitwa ERPB. Urebe ERPB bayihagarike n'uguhotera abanyeshuri uyihagarika. Bari kwigaragambya ngo kiriya kigo cyashinzwe bagihagarike guhotera abanyeshuri. Abantu ko bari kwigaragambya fa kurusha uko nabikekaga. Tugire vuba bigishoboka. Nubundi bintu twari tuzi ko bizaba abantu bazatwamagana. Buriya nimba hashyizweho ikigo cyemerera abashinzwe umutekano cyangwa se abishinzwe gukubita abanyeshuri nta kuntu abantu batacyamagana. Kuko muri minsi baravuga ngo umwana ajye kora icyo ashaka n'umukubita ngo bumuhohoteye. 언제는 뭐 총이고 미사일이 다 막아주신다고. urutanu ugafatwe kuri video ariko wambwiye ngo ibizaza byose bitero uzabyitambika se. Yegarika pana video. 아무것도 안 하겠습니다. 제 nta kindi nzongera gukora. 일부러 그러는 거지. ako wamuginga ibintu uri kumbwira ubishaka uri kunyinisha. 그때 차로 내 손도 사춘기도 아니고. nakabaye naragonze imodoka yawe cyagiye himbari ryari 산 줄 알았니? uraza gusobanukirwa. abari hasi bari kwigaragambya ngo ERPB hohotera uburenganzira bw'abanyeshuri. 맞으려면 맞아야지. hanze hari abanyamakuru reka njye kubareba. 장관님 교권 보호국이 뭐하는 minisitiri w'uburezi ERPB ubundi ikora iki? 발의하셨던데 지원고 사건 때문입니까? ese impamvu mwashinze kiriya kigo ni ukubera iki? 할 수 있다는 게 핵심인가요? 그럼 기존 차별금지법은 어떻게 되는 건가요? 폐지하시는 건가요? ese abavuga ngo bagihagarike murabivugaho iki? 시어동 8구 urebe 돌아갔다는 평가가 있습니다. uburenganzira bw'abanyeshuri ntabwo mubwitayeho. 장관님 gira icyo tubwira minisitiri w'uburezi uburenganzira bwa muntu turabohota. 했습니까? uvuze uburenganzira bwa muntu. 대한민국 교육은 실패했습니다. uburezi bwa Koreya y'Amajyepfo bwarangiritse. kugira ngo wumve amagambo neza witonze hano. 이들은 학교보다 학원을 더 의지하고 학교 선생님보다 학원 선생님을 더 담임처럼 생각하고 있죠. abanyeshuri basigaye bishingikiriza ku burenganzira bwabo kurusha uko bishingikiriza ku masomo yabo no ku barimu babo. 수행평가니 봉사활동이 대학을 ishuri abanyeshuri basigaye bajyaho igihe bashakira 그런 곳이 되어버렸다 이 말입니다. bakabikora nk'umugenzo batabikunze cyangwa se batanabishaka. 신성하다고 말하던 학교에서 이제 도박, 마약, abanyeshuri basigaye barakoreshwa n'ibiyobyabwenge urusimbi urugomo 폭력조직까지 생겨. ihohoterwa. 아이들은 더 이상 abanyeshuri kubera uburenganzira bwinshi bahawe ntabwo bacyubaha abarimu babo. 선생님들은 아이들은 무슨 kugeza igihe abarimu batinya abanyeshuri babo kandi imbere abanyeshuri bo batinyaga abarimu. twe twakuze dutinya abarimu uvuga ati mwarimu agufashe yavunira mu ivi. atari ko tugeze mu gihe aho abarimu basigaye bajya ku ishuri bafite ubwoba bw'abanyeshuri. 무너진 상황에서 정상적인 수업이 될 리가. gute umunyeshuri yasuzugura umwarimu akabasha kumwigisha neza? 물론 학교 수업 없이도 하고 icyo ntabwo aricyo kibazo. 있는 아이들이야 상관이 없겠지만은 오직 학교 수업만 바라봐야 하는 아이들도 있습니다. 그런 아이들이 아무 걱정 없이 배울 수 있는 nituramuka tutubatse sisiteme y'imyigishirize mizima 게 우리가 만든 교육 aho abana baziga nta guhangayikishwa na bagenzi babo babahemukira 체벌 ntacyo byaba bimaze. niyo mpamvu tuzakoresha ibihano byose bishoboka 아이들의 학습 kugira ngo dushyire abana ku murongo 기회 겁니다. ndetse turinde uburenganzira bw'umwana bwo kwiga. ataho kurinda uburenganzira bw'umwana tumubwira ngo afite uburenganzira, atahubwo turwane no kugira ngo turwanirire uburenganzira bwo kwiga bw'umwana. umwana umuha uburenganzira bwe akanga kwiga. atari ko noneho twebwe icyo turi gukora ni ukurwana kugira ngo umwana agumane uburenganzira bwe bwo kwiga ntawe uhohotera undi. 학습권을 방해하는 놈들 mwabyana mwe mwanga kwiga iyi ni gasopo mbahaye. 신성한 의무교육 방해하지 마. nimukomeze